mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Evan yaramaze kubaza Latina niba yiteguye kumva inkuru ya mama we. Saho Latina yari yiteguye nangwa ni yari yiteguye. Munyemerere inkuru yacu tuhere kuri abangaba bombi babiri. Evan abaza Latina niba koko yiteguye kumva inkuru ya mama we. Latina mu bwoba bwinshi n'igihunga aravuga ati oya Evan, ntago niteguye kano kanya, nimba ndi ready I will let you know. Babarira tuve hano. Bana arabyumva kandi akabyubaha uko bakahava bagenda bafatanye akaboko ku kandi. Latina ari kubwira ituze ati njyewe ntago mbyumva, sinumva ukuntu umubyeyi yemera gutanga ubuzima bwe umwana we akaba hatazi ukuri kuri mama we kugeza anganye nk'uko ungana. Banumva mfite amatsiko yo kumenya ikintu dadi wawe na step mama wawe batekerezaga, ariko kano kanya ntago nabajudginga, ntazi impamvu nyamukuru yabateye kwitwara nk'uko bitwaye kuri wowe. Maybe hari wabumva gusa ku rwanjye ruhande njye ntago nabumva. I don't know why. Ati ntawamenya bora bafite impamvu zabo. Tuve kuri ituze ndetse na Latina twigire kuri Maya abari maganira na Lydia. Lydia abarimo abaza Maya ati umumagara iki hano rero. Maya ati ndashaka ko tuganira. Lydia ati se noneho urumva wemeye ibiganiro kuri iyi nshuro, urumva uri tayari kuganira nanjye? Ndumva byakomeye, sango bizampirara mva ngize mu bwoba. Ngaho mbwira, ariko ubundi wait, mbere yuko mbwira I would like to ask you something. Why utigeze umunyakuri ari wowe na I? Sometimes I ask myself, kuki mwakomeje kubakira ku kinyoma? Kuki mwakomeje kubaho mu buryo bw'ikinyoma? Mayati kugeza ubu ntabwo ndiyo ndagushyikira, sindiyo understanding icyo ushaka kuvuga. What do you want to mean? Dati icyo ndiyo ndashaka kumininga niki? Kuki mwakomeje kubaho mu buzima bwo kubeshya abana kugeza igihe ubwabo bo bivumburiye ukuri? Ese ubu ibibazo muri kunyuramo yavuze ko bamwarabwiye ituze ko utamubyaye, akaba mwarabwiye Tania yuko nubwo Evan ari musaza ariko batava indi imwe bahuje papa.
Maya byari kugutwara iki? Ese ari we byari bumutwara iki? Mwarikunze mwararengereye pe, honestly mwararengereye. Maya turashaka ko nkubwiza ukuri se, kuko ndumva ndi mu mwuka wo kukubwiza ukuri. Lydia ati yego, nanjye ndumva ndi mu mwuka rwose wo kumva uko kuri, ndanabyiteguye cyane. Ahubwo mbwira habaye iki? Ni iki cyabaye? Maya ati rero Lydia, nabayeho numva nifuza kuba umugore wa Ali. Baho numva nifuza kumugira njyewe njyenyine, nta wundi mukobwa tumufatanyije. Lina araza aratwitambika, ariko kuko nari nariyemeje ko nta wundi mukobwa uzigera uza hagati yanjye na Ali, nagombaga gukora uko nshoboye nkamwegukana. Ibyo nabigezeho pe, ariko nkimara kubigeraho numvise bidahagije. Narebaga Lina nkareba ukuntu ari keza, nkareba n'uburyo nyine aranyitayeho, nkavugana umunsi yasubije ubwenge bw'inyuma agakompeyaringa Maya na Lina, azahitamo Lina. Pe nari mufite ananyitayeho akanatoteza Lina, ariko ibyo nabonaga bidahagije. Numvaga ntafite amahoro ndetse numvaga ntatuje. Bw'amahirwe yanjye ikaba imyaku ya Lina, negukanye umugabo, ndetse naranabikundaga iyo nabonaga ari gutoteza Lina. Numva nyine ndi igikomangoma, numva ndi umwamikazi, numva ndarenze, ariko nanone naryama natekereza numva azasubiza ubwenge bw'inyuma. Nongeye kugira amahirwe, agiye kubyara arapfa, ngira ngo mbonye amahoro. Ariko mbere y'uko abyara atwite, numvaga nanjye mfite ishyari ryinshi ryo kumva nanjye natwite. Yaramiriye nanjye ndatwite, ndetse nkajya nabimuratira, nkamwikaraga imbere nkamubwira ati ahari icyo wakabaye undusha cy'agaciro imbere ari nuko wamubyarira simbyara. Twembi ubu tugiye kubyara neza neza, ugiye kuba nk'akasasira imbere. We nta n'icyo byari bimutwaye, nta n'icyo byari bimubwiye. Ati ibyo byose Lina yabinyuzemo, ariko uriya mukobwa yaranakomeye. Cyaza Imana itanga umutima. Nyuma yo gutwita rwose uramuzengereza, ati cyane rwose. Nibwo yahisemo kugenda araduhunga, kuko yabonaga atabishoboye. Amaze kugenda, ku ruhande rumwe numvise nishimye, ariko nanone nkumva mbuza amahoro. Ari yaba yatinze gutaha, ngatekereza ko yaba yagiye kumureba, nkamuhamagara, nkamwandikira, ariko nyine yaba yagiye no kumureba agataha hano mu rugo. Ariko nanone nkumva ibyo ntibihagije, nkumva sinshaka no kubabonana. Nageze naho numva nifuje kuba Lina nkaba we, kubera ko nabonaga umutima wa Ali nubwo uri kuri njyewe, n'intekerezo ziwe akanyereka ko byose biri kuri njyewe, ariko ntabwo byari bihari byose. Igice kimwe cyari kuri njyewe, ariko nabwo cyari gito cyane, kuko ikinini cyari kiri kuri Lina. Bazi ko hari igihe twaryamaga akaryama akamurota. Uzi ukuntu niyumvaga iryo joro, narababaraga
umujinya ukanyica si kuba uryamye iruhande rw'umuntu ukumva ari kuvuga undi muntu arimo amuhamagara. Genda bizi musaza wawe yakunze ni nta bya nyabyo ahubwo yahindutse kubera njyewe. Lydia ati yaho komeza umbwire. Maya akomeza abwira Lydia akavuga ati rero umunsi ajya kubyara nari mfite ubwoba avuga ati antanze umwana kwera, ariko inkuru nziza yatashye mu matwi yanjye ambwira yuko ahasize ubuzima. Uriya munsi naranezerewe numva ndishimye. Arambwira ngo agiye kuzana umwana bari hano tumurere tumwiteho, numva nta nicyo binantwaye. Akoze ikintu cyambabaje wowe nagukiza. Nari nzi ko umwana wari nyinara kubera ukuntu twamutoteje ari umwana uri aho ngaho. Ariko Lydia ituze yavutse uhari, wamubonye mbere yuko mubona. Yari umwana uteye ubwuzu, umwana mwiza cyane. Naramubonye nifuza ko yaba ari uwanjye, naramubonye nifuza ko yaba ari njyewe umubyaye, numva nifuje kuba mama we wa nyawe. Ariko nanone nibuka ko atari njye wamubyaye, uwanjye ntaramubyara. Maze kubyara Tania natekereje ko igikomere nari mfite mu mutima kizashira, ariko kugira ngo gishire ahubwo cyagendaga gikura. Eva nuko yagendaga akura yagendaga aba mwiza cyane, kandi none akagenda asa na mama we. Ujya ureba ariya maso ye, ujya ureba uburyo aseka, ujya ureba mu gihanga cye. Ibaza umwana w'umusore, umwana w'umuhungu ufite ubwiza bwa nyina kuriya. Ese ubwiye aza kuba umukobwa yari kuba Miss World. Ibyo narabirebaga bikandi nkumva nifuje ko yakabaye ari njye wamubyara. Niyo mpamvu nigeze nifuza ko Evan atekereza ko ari njye wamubyara, atekereza ko atari njye wamubyaye. Niyo mpamvu twabihishe. Lydia ati ariko nawe wari warabyaye umwana mwiza, none se Tania ni mubi? Maya ati ntago ari mubi, nabyaye n'umukobwa mwiza pe, ariko winjijisha umutima wawe nawe uzi ukuri. Lydia ati ariko ubwiza Evan afite abukomora kuri nyina, uretse n'ibyo ngibyo n'iwabo bose ni beza. Ujya ureba abasaza ba Rina, ese ubundi urabazi? Maya ati ntabwo sinkeneye no kubamenya, no ku munsi wo kuzikura bizi ko njye ntigeze magera. Lydia ati nyine ntago wabimenya, ikintu cyose kigira isoko, kigira imvano. Maya ati ndabyumva. Uzi ikindi kintu cyatumaga nanga Evan kurushaho? Iteka iyo namurebaga yanyibutsaga mama we. Ikindi kandi akaba asa na mama we, bigatuma iteka mura mbona Rina mu maso yanjye. Umva nyine ndashaka kumutoteza, umva nyine ni nkaho ndi kuba, iyo nabaga ndi kumubabaza nabaga mbona nyine ndi kubabaza Rina. Umva nyine agomba kwishyura igiciro cy'uko yibye umutima w'umugabo wanjye akanarenga akabyarana nawe. Byose nakoreye Evan yararimo yishyura igiciro cy'ibyo mama we Rina yakoze. Nuko bitashoboka, mba numva n'iyi nzu nayimwikoreza ubuzima bwe bwose asigaje kuri iyi si. Ariko nanone namureba umva nifuje ko yakabaye ari njye wamubyara. Rimwe na rimwe hari igihe nabyukaga numva mufitiye ubwuzu n'urukundo, ariko nakwibuka ko atari njye wamubyara. Umva neza izi kuzimu zirazikutse, umva neza urwango ruravumereye mu mutima wanjye. Ati ndumva utorohewe, ndumva ufite rwose umutwaro
bigoye kuzatura vuba none se kuzakomeza kumubona mu maso yawe Maya ati ibyo nibyo bizakomeza gutuma rero mwanga ubuzima bwanjye bwose ati rwango ko ari wowe ruvuna se rero kwangwa yiturije icyiza ni uko none haza ukuri ntabwo azongera kubabazwa n'urwango umwanga sinigeze menya ko byose wabiterwaga nuko wumvaga wifuza kuba waba mama we ariko noneho ndabimenya Mayateraga si ibyo gusa numvaga nifuza kuba nabari nawe ariko sinari kuba we ati yewe niba abantu kuri iyi si babaho bameze gutyo ndumva imitima y'abantu ibitse byinshi ngaho mbwira icyo ushakira rero Maya ati nta kidasanzwe ngo ushakire ndashaka ibyangombwa ndabizi ko bifite Lydia nshaka ibyangombwa by'iriya nzu Lydia ati ariko wowe na arumenya muri abasazi nzababwire ngeze ryari ibyangombwa mbibaha nkandi wowe uri Evan ntabura se uri Lina kano kanya Lina azutse akabinsaba nabimo kwanza nababwiye ko nanibyo mfite Maya tumaze kubyivugira ko hari Evan hari na Lina azutse wabimo so wabimo mu mahoro meza bitaraba bibi ati niyo byansaba gutanga ubuzima bwanjye nzemera mbutange kuko nari yemeye kubutanga kubw'umwana we yakundaga so nanjye rero nabaye ikigwari sinigeze nubahiriza ibyo Lina yansabye gukora yansabye kumurerera umwana no kumwitaho ariko sinigeze mbikora yansabye kuba hafi ya Ituze ahubwo mujya kure yansabye kumubera umubyeyi aho kumubera umubyeyi ndamuterera ubu rero niteguye gukosora amakosa yose nakoze Maya ati ibyo ntago bindeba neye ibyangombwa byahari bitari ibyo urahita mu buzima nangwa se urupfu Lydia ati Maya we yakaremye n'iyikamena aho kugira ngo mbe ikigwari aho kugira ngo mpemuke nk'uko wowe na ari mwahemutse nabimva aho kugira ngo ndebere murya Ituze naduke mama we yamusigiye mutumumareho nakemera nkasigana ubuzima ese Maya ntabwo unyurwa wamukuye mu ishuri kano kanya n'ahantu ashaka kujya gusaba umurimo yigeze yiga nk'abandi bantu ibyo urabyibagiwe nagerageje kumurwanaho ngo ndebe ko yakiga ariko uranga neza nageze munsi niya wanu mukura mu ishuri ngo niyicare ngo abantu bose ntago batunzwe nuko bize kandi uwawe ari yariga wamwohereje imahanga arimo ariga mu bigo bikomeye nta mwuga n'uyu n'umwe Evan yigeze yiga none n'umutungo wakabaye muzahura ukazamugira nabura umugabo nyamugabo murashaka kuba umunyanga ese nta nubwo muterwa ipfunwe n'isoni n'ibikorwa byanyu mwabigwarimo ubwo rero murumva mushaka kuburizamo narabihoreye muragenda mujya mu bintu bya Lina yavunikiye ibintu byose aho urabizi neza ko amafaranga yinjira hariya yakaba yajya kuri account ya Ituze urabizi neza ko iyo account nayo ibaho urabizi neza ko iyo account iblokinze kandi iriho amafaranga iriho miliyoni 80 izo ni sene Lina yaramaze gukorera igihe yarari ngahibazi yataza gupfa
ese ubu yakabaye ari mu yihenera ubu ni wakabaye umubona ukamupfukamira Nina yari umukozi sheri nta mikino yagiraga nta giceri kibe cyatakaraga ibaze niba yarasevinze izo sene z'umwana ati ese niyo account irahari kumbe izo miliyoni ziriyo ibyo byose ni ibyacu sheri ni imvune z'umugabo wanjye Nina se yari izo sene ari kuzikorera binyuze mu zinzira Idi araseka ubundi se utari umugore w'ikigoryi wabwirwa n'iki ko abandi bashobora gukorera izo sene ubuzima bwawe bwose ubumara wicaye urimo urarya imitsi y'umugabo wawe ese buriya hariya ahantu iyo bitaza kuba imbaraga zari nawe hafonze hakaba hicuruza n'ibirimo byose byikora icyo uzi ni ukugenda utanga amategeko mu bakozi gusa ariko ntuzi kwicara ngo ukontorore umutungo ufite uzi iyo ari ntaza kuba akiriho ninde mugore wakabaye murusha isene se muri iyi town kuriya mukobwa yari umunyabwenge kandi ari umuhanga ahubwo ni wowe wirwa urya imitsi yarina imbaraga ze zose n'ubwenge bwe bwose yashyize hari n'ubundi rega ntago mukinjiza nk'uko yinjizaga niyo mwakora ntago mwakora nkawe nibyo Evan agerageza gukorera udusene duke binyuze mu Imana yamuhaye ariko si ubwo buzima mutuma bugira ko mu mutoteza isaha ku yindi niba uri umamagariye rero iby'ibyangombwa reka nigendere ndumva nakeneye kumva amanjwe yawe ati wirenga Ida ati nimarenga urankurikiye ndagiye da urabe ahubwo Ida ahera ko yigendera ayumujinya uramwica uburakari bukaba bwose atari ku nkuyu koko ansuzugura niba narabashije gutereza musaza amushyira kuri line akaba nyumvira ibintu byose nshaka akaba bikora uyu niwe wananira ndaje nkwereka ibintu ngiye kugukorera n'Imana yo mu ijuru ntago izagutabara kuri Maya twigire kuri Tania ari kumwe na Hirwa batazabasanga Tania oh wow ati kubera icyo uvuze ati oh wow Tania ati ndimo ndabona umuntu mwiza ase ko mbona muri beza ku mushiki wanyu yasagata Hirwa hera kazeka avuga ati se kubera icyo uvuze gutya Tania ati ndabona atari komana yanjye hazimanira rimwe pe anko iyo nza kuba nta kintu mpfana nawe tutavuga ngo wenda ngo hazemo iby'imiryango ariko umbera umugabo Hirwa hera agaseka bati nawe arabyumva akavuga ati ariko ukubera umugabo nose ubundi kuki atamuha ati byaba ari amahano pe naho byabaye none se ko namaze kumenya ko yaba nyine afite icyo apfana natwe ariko ni muri beza koko bataramwenyura gase Tania ati noneho uramwenyura bikanyica reba ukuntu useka we ariko Imana yaraguhaye atari kuri umuti w'amenyo kwera utebya bigeza none se kuje wenyine ituze mutari kumwe
ati rero buriya naje kugira ngo mbanze mbagishe inama, mfite ubwoba pe, nyine kuva twamenya ukuri ntabwo ndabonana na musaza wanjye, mba nibaza nyine ukuntu nyine ubu ngubu amfata, niba akimfata nka mushiki we, niba azishimira nyine gukomeza kumbona nk'umuvandimwe we, mba numva nyine nanjye mbona nk'ikigwari, akambonamo ubugome bwa mama bwa batatoya. Niba koko uwo mwana ari amaraso yacu, akaba yarabyawe na mushiki wanjye Lina, sintekereza ko uwo mutima wa kinyamaswa yawe ugira. Ibyo ari byo byose, niba koko uwo mwana yarabyawe na Lina, afite umutima nk'uwa mushiki wacu, Lina ntiyagiraga icyo kintu, yagiraga ubumuntu budasanzwe, yagiraga umutima utandukanye n'imitima njyewe na murumuna wanjye tugira. Mu bana bose mama yabyaye, Lina yari imfura cyane. Tani ati nibyo, abandi ati yego. Reka mbyizere, none se basi mwamuje nyine ndashaka guhura na grandma na grandpa, nshaka no guhura n'umugore wawe. Ese uncle wowe nta girlfriend ugira? Bafata ati mumbarize dore agiye kuba igisaza, yarananiwe gushaka, urebe imyaka afite. Kandi ati uncle byaranze ngo ushakire pase. Irwa araseka avuga ati sunu nzamukwereka. Kandi ati ko nishyuza nk'urupfu. Irwa ati ibyo mureke tubyihorere, tuzabiganiraho ubutaha, ahubwo reka twinjire mu rugo, baratwiteguye. Kandi ati ndumva mfite amatsiko yo kubona ababyeyi babyaye intwari mu ntwari, ababyeyi babyaye umugore ufite umutima ukomeye, wemeye gutanga ubuzima bwe ku giciro ntabona uko nsobanura. Umugore wagiraga urukundo rwanyarwo kandi rutagira imipaka. Bahera ko binjira mu nzu, ariko ukabona Tania afite amatsiko menshi cyane. Tuve aho ngaho twigire kuri Maya, aba afite ahantu yerekeje. Yinjira ahantu ubona ari mu kantu k'akazu k'ibyatsi, ahantu haciriritse. Mu kuhinjira ahagera atanga icyifuzo kimwe cyonyine. Aba afite ifoto ya Lydia, akayereka umusaza uba uri imbere ye, amubwira ati sogoko, nje hano mfite icyifuzo kandi umbabarire ukinkoreye. Ndashaka kugira ukugenza uyu muntu. Nditegereza ifoto kavuga turagira ngo tumukorere iki. Maya ati nkeneye ikintu kimwe. Sogoko, naje hano mpereza umuti, mpereza umugabo wanjye, uyu munsi mukoresha icyo nshaka. Nta na rimwe arakora ikintu atagendeye ku mategeko yanjye. Ndashaka rero ko n'uyu nguyu ariko bigenda. Ataka ibyo bintu bikomeye, uyu nguyu umuti kugira ngo uzawumuhe ko byagorana, kandi ko byasaba ko nawe umuhereza akawunywa nangwa se akawurya mu biryo. Ati rero mugira umusaza asari,
kandi asara ubuzima bwe bwose, azabeho nta kintu n'iki na kimwe yibuka, abantu bose abibagirwe kandi abange, yibereho nk'umusazi ubuzima bwe bwose, azarinda apfa ari umusazi. Ati ibyo ngibyo nta kibazo, reka mbanze mbaza abakurambere ko ibyo usabye biri bwemerwe, ndetse nanakubwira icyo basaba. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese aho ibyo Maya yagiye gusaba byo gusaza Lydia bizakunda? Ese naramuka abaye nk'umusazi, aho ngaho si wo Eva nazahera abonabona? Ese iki cyemezo cya Maya kirakwiye? Dusize uwitwa Tania ageze mu rugo kwa Dina mu muryango we. Ese harakirwa ate? Ese aho baraza kumwishimira cyangwa niba ari bumwishimire? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Yitwa Warahemutse, yewe nitwa Atete, yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.